iteka nta bwenge yaciriweho. Nuko nkebutse mbona nta bwenge ageze kuri rwa ruzi, arwambuka vuba, we bitamuruhije nka ba bandi, kuko yahasanze umusare witwaga Mwiringirabusa amwambukiriza mu bwato bwe. Maze aterera wa musozi nka ba bandi ngo ajye kuri rya rembo, ariko agenda wenyine, ntihagira ujya kumusanganira ngo amuramutse cyangwa amuhumurize na hato. Ageze kuri rya rembo arararama, areba ibyanditswe hejuru yaryo, akomanga yibwira ko bamwugururira vuba. Maze ba bantu bamurungurukira hejuru y'irembo, baramubaza bati, urava he? Urashaka iki? Arabasubiza ati, twariraga imbere y'umwami, tukanywera imbere ye, akigishiriza mu nzira z'iwacu. Maze bamubaza urwandiko rwe ngo barujyane barushyire umwami. Ashakashaka mu myambaro ye ararubura. Baramubaza bati, ntarwo ufite? Ntiyagira icyo abasubiza na gito. Babibwira umwami, ntiyakunda kuza kumureba. Ategeka ba barabagirana babiri bazanye mu Kristo na Byiringiro muri urwo rurembo gusohoka ngo bafate nta bwenge, bamubohe amaboko n'amaguru, bamukureho. Baramuterura bamunyuza mu kirere, bamugeza kuri rwa rugi nabonye mu mucyamo mu musozi, bamushyiramo. Menya yuko hari inzira ijya muri Gehinomu ituruka ku irembo ry'ururembo rwo mu ijuru, atari ituruka mu mudugudu witwa Kurimbuka gusa. Ndakanguka menya yuko ari inzozi. Indirimbo y'umugenzi. Uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'inshamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Mwami, ujye undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kubaho iteka. Have wa bwoba we, nimunyihorere, namaramaje pe kujya mu ijuru.